uko twabonye akarengane bano bana bagize abantu baranarira tubura uko twigira kuko haje iterabwoba riteye ubwoba, haje iterabwoba polisi y'imbunda n'umuntu uvuze w'umuturage bamuhambika amapingu bamushyira hariya. Hari umuturage bambitse amapingu. Hari amakuru ari kuvuga yuko aba bana ngo uyu mutungo basowemo ngo wafatiriwe cyangwa se ngo wafashwe n'umuntu wari waragurije amafaranga nyina mu buryo bwa rambere. Icyo ni kimwe. Abandi makuru akavuga yuko ngo uyu mubyeyi ngo yagurishije uyu mutungo miliyoni 5 ngo hanyuma banakora mitasiyo yayo. Abayobozi rero nabo bakaza bakavuga yuko ngo aba bana nta burenganzira bafite bwo kurekarama ngo kubera yuko ngo nyina ni umuntu mukuru ufite ngo ubwonko ntabwo ari umurwayi wo mu mutwe, ngo ntabwo bafite uburenganzira bwo kurekarama umutungo w'iwabo ngo kubera ko itegeko ntiribibemerera, ngo nka nyina ufite uburenganzira n'ubushobozi ku mutungo we ngo afite uburenganzira bwo gukoresha icyo ashaka, yawugurisha yawutangamo impano, ngo kubera yuko ngo nta hantu ngo itegeko rikimuhatira cyangwa se rikimwoburija rikimutegeka kuba yahereza 8 abana. Bisobanura ngo umutungo w'aba bana cyangwa se umutungo w'iwanyu nta burenganzira ubufiteho kubera yuko ntabwo so cyangwa nyoko ategetswe kuguha 8 cyangwa se ategetswe kuko uwo mutungo ugiraho uburenganzira. Ko ngo uwo mutungo ubundi itegeko rivuga yuko umutungo w'iwanyu wa so cyangwa nyoko ngo ushobora kuwugiraho access ukaba wawukoresha icyo ushaka cyangwa se wahinduka uwawe igihe abo babyeyi bawe ntabakiriho. Icyo gihe ushobora kuzungura, ni ukuvuga ngo mama wawe cyangwa se papa wawe bose batakiriho aribo bari bene umutungo ngo ushobora kuba wawuzungura. Aba bayobozi rero ngo baje bafite n'iterabwoba, ndaza kubashyiramo amajwi ibyavuzwe mu nkuru nakuyeho aya makuru ko ngo baje n'iterabwoba ngo bashyiraho aba bana iterabwoba ngo babasohora mu mutungo cyangwa se mu nzu yari iya nyina na se ariko yitabye Imana, ariko nyina ngo aza kuzanamo undi mugabo. Ayo mateka yo rero ndumva ntari buyinjiremo cyane, ndashaka twiganirire uruhare rw'ubuyobozi bagize cyangwa se uruhare ubuyobozi bagombaga kugira mu kibazo cy'aba bana, kubera yuko aba bana harimo abana bakiri bato rwose, kandi abana nimba itegeko ryemerera umubyeyi, hari ibintu abayobozi baza bagasobanurira abantu ukagira ngo itegeko kuba ryaratowe bisobanura ko irindi ryahise riteshwa agaciro cyangwa se irindi rivuga ku bindi cyangwa se uburenganzira abo bantu nabo bafite nabwo butakara. Ni ukuvuga ngo nimba umubyeyi koko afite uburenganzira bwo kugurisha umutungo we cyangwa se kuwukoresha icyo ashaka, ngo abana ntibakwiye kubirekarama, ntibakwiye no kubyita ko uwo mutungo ari uwabo, ni nacyo ubuyobozi buri gushingiraho buvuga ngo ntabwo bakwiye kubirekarama. Ariko se abayobozi muzajya mutwara ibintu systematikoma, ntabwo namwe mugomba gukoresha inyurabwenge zanyu ngo murebe uburyo mwafasha abaturage muyobora. Nimba abana koko nyina yaragurishije uriya mutungo agahita n'abatakigendera, harimo n'umwana w'imyaka 3, uyu mubyeyi we nta shingano, we nta tegeko yangije ryo kubyara abana akabata. Kuki mutinjiye muri iki kibazo cyo kuba nibura aba bana baratawe nabo ngo bahabwe ubwo butabera bwo kuba baratawe n'umubyeyi wabo? Ntabwo umubyeyi agomba kuza ngo akubyare, kuko kukubyara ntabwo wamusabye ngo akubyare, ntabwo wamusabye ngo umukuzane kuri ino si kuruha, narangiza ngo ahita guta mu bihano. Aba bana bombi harimo n'uriya musore mukuru baracyari mu myaka yo kurerwa, baracyari mu myaka yo guhabwa uburezi bw'ibanze, kurerwa bagakura. Jovebye umwana wamureze ukamushyura amashuri agakura akagera igihe runaka ryo kuba ari independent, numva ataguteragura hejuru kuko ibyo ugomba kuba waramukoreye nk'umubyeyi uba warabikoze. Ariko se rino tegeko hano kuri uyu mubyeyi ngo ryo vuga ngo bafite uburenganzira bwo kugurisha imitungo ye, ngo abana ngo nta burenganzira babifiteho, aba ari byo abayobozi barimo baravuga. We uyu mubyeyi yakoreye kibano bana gufata umwana w'imyaka 3 uruhinja ukarwiyonkora ukagenda ukamutana bakuru be nabo bakiri kwishakisha, bakiri kwiga, bakiri mu mashuri batabashije, warangiza na wa mutungo wari kuzabafasha ukawugurisha witwaje ngo iryo tegeko ngo rirakurengera, ngo abo bana ngo ntacyo bakwiye kubaza.
ese hano ho nta burangare bw'ubuyobozi bo bakoze, nta feyira cyangwa se nta gutsindwa abayobozi bo bakoze kuba batarakurikiranye kino kibazo? Umubyeyi akwiye kubyara umwana yarangiza akamujugunya iriya ngo ngiye ngo sinkwe kukubazwa, ngo sinkwe ngo kuguha iminani, ngo icy'ingenzi ibyo nibyo, iryo tegeko ryo rirahari ryo kuba umubyeyi agomba kubyara umwana yarangiza akamujugunya hariya, agahita afata ibyakabaye bizamutunga cyangwa bizamurera akabigurisha ngo nuko ari ibye, ngo nuko itegeko ribimwemerera, akabigurisha akigendera, umwana agasigara asiragoringa. Ngewe ndabajije bano bayobozi bo muri aka gace bano bana barimo, mwebwe mwakoze iki igihe bano bana batabwaga n'uyu mubyeyi wagombaga kubarera yarangiza agafata n'imitungo y'iwabo akayira? Ibyo kurya byo turaba tubiretse kubera yuko hano naho harimo uburiganya, harimo inkuru idasobanutse. Ku kigaragara koko aya mafaranga uyu mubyeyi yasabye ngo Rambere ya miliyoni 2.5 bagahita bandika ngo ni miliyoni 5. Ibi bintu bya Rambere, by the way, Rambere mu Rwanda ntabwo yemewe. Ibintu ngo bya banke Rambere mu Rwanda ntabwo yemewe. Ni ukuvuga ngo banke Rambere impamvu banayiciye ni banke ntisobanutse. Ubundi se umuntu agira inguzanyo ku giti cye ati? Umuntu ku giti cye udafite ibyangombwa byo gukora ubwo bucuruzi bwo gutanga inguzanyo atanga inguzanyo ku giti cye ati? Banke Rambere ntiyemewe. Burera muri iki gihe basigaye babifata bakabigoronzora, ntibabyite yuko afatira uwo mutungo wawe kuko ngo akugurije amafaranga runaka muri ubwo rwego rwa banke Rambere, akagukubitira mu gafuka akakujyana kwa noteri mukandikirana yuko ngo muguze uwo mutungo. Ariko mwabyumvikanye. Ibi nabyo bikwiye gusuzumwa mbere yuko aba bayobozi bazana wa mugani imbunda zo kuza gutera aba bana, kubateragura hejuru babasora hanze. Bakwiye kubireba bakabisuzuma bakareba koko nimba aricyo cyabaye, nimba banke Rambere mu Rwanda itemewe. Hari abantu babikora, yego, kugeza n'ubu hari abantu babikora bitwaje icyo kintu. Haba hakwiye kubaho iryo perereza, haba hakwiye gukusanya amakuru bakareba se koko uyu muntu koko aya mafaranga yarayahawe. Uko biri kose nta muntu uhabwa amafaranga kaje. Ese aya mafaranga agaragaza risiti zaho wayaverishije? Kuko ubu ngubu niyo ugiye kwishyura, kwishyura umuntu muguze ubutaka cyangwa se umutungo runaka, bikorerwa imbere ya noteri wigenga cyangwa se imbere ya noteri wa leta, ariko hari process zigaragaza ko koko habayeho ubugure. Icyo gihe hagaragazwa uburyo bwa payment. Icyo kintu mugomba kubyereka noteri, uburyo bwa payment. Ikindi hagomba kugaragazwa uburyo bw'ubushobozi, bw'uburyo bw'imisoro, uburyo abantu basoze. Ese icyo kintu cyaguzwe hasozwe gute, uburyo muri guhererekanya nyine ibyo bintu. Ibyo ni ibintu bya ayo makuru yabafasha gupereza bakamenya ko koko nimba uyu muntu yaraguze cyangwa atari bya bindi bihishe inyuma y'ubugure, kumbe bari gukora bwa bucuruzi butemewe bwa banke Rambere. Hano mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo uburangare bw'ubuyobozi, Nta kuntu waza ngo umbwire ngo ngewe ngo umutungo wa mama cyangwa data ngo nta burenganzira ngo ufiteho, ngo kubera yuko ngo kuva akiriho ngo we niwe ngo ufite uburenganzira ngo ashatse yanawugurisha. Kandi uwo mama urimo umbwira cyangwa se uwo data yarantaye atarimo arampa ibyibanze nanjye ngomba nk'umubyeyi wanjye. Nurangiza we ntushyigikiye nk'umuyobozi ngo nabikurikirane ibyo bintu, nurangiza ngo bafite uburenganzira gute se? Uyu mubyeyi first of all yataye bano bana, yarabataye ngo abasigiye ndetse ninde wagomba kubitaho se? Yarabataye abasigiye nde? Yarabataye ngo bitabweho nande? Yarabasigiye iki nyuma yo kugurisha uwo mutungo? Aha naho harimo uburangare bw'ubuyobozi. Mwarangiza ukambwira ngo kuba ngo uyu mwana yarekarama kuba uyu mutungo agomba kuba atagomba gusohorwamo muri buriya buryo. Please, biriya nabyo ni ibintu bigayitse cyane. Nta muntu w'umuyobozi ushinzwe kurinda umuturage ayobora ukwiye gufata umwana gufata abana harimo n'umwana w'imyaka 3 akamuta hanze mu gicuku cy'ijoro. Ngewe video nayibonye numva ndumiwe, abana babasoye nijoro. Ibi bintu biragayitse rwose, biragayitse pe. None se nutandinda we muyobozi nzarindwa nande wundi? Nzarindwa n'igisambo kije kunyibase? Wowe ugomba kumproteja nk'umuyobozi, unazi ibyo by'itegeko, unazi n'uburenganzira bw'umuntu.
ese mu burenganzira bwa muntu harimo kuba wamwangaza nijoro? Ese ubundi kare hose mwari muri hehe kugira ngo mumenyeshe bano bana, mubahe notice? Kuko mu makuru no mu nkuru yatangajwe bigaragaza yuko ngo nta kumenyeshwa aba bana babwiwe ko bagomba gutanga iriya nzu, bo babonye abantu babitoroho gusa ngo babasohora hanze. Ibi nabyo biragayitse. Ese mwarabamenyesheje banga gusohoka mu nzu? Ese nimba baranze kwisohokamo nk'abana, mu buyobozi nabwo mwagombaga kugira kureba imbogamizi bafite, yenda ntibafite aho bajya, mukabafasha nk'ubuyobozi kuko nicyo mushinzwe. Ako kuza ijoro ugata umuntu hanze, harimo n'umwana w'imyaka 9, murumva mufite umutima? Murumva koko mutekanye? Ugasohora umuntu hanze harimo umwana kandi wiyita ngo uri umuyobozi ushinzwe kurinda uwo muturage. Ese ubwo uwo muntu agize ikibazo hanze akaza nk'abagizi ba nabi bakamugirira nabi, wavuga ko uri umuyobozi wayoboraga iki, ushinzwe iki, umaze iki? Ko ari ibi ngibi His Excellence ajya ababwira ati mwebwe muragenda mukigira iriya, ariko nyamara ntimwite ku baturage banjye, ugasanga inshingano zanyu ntimuzikora uko bikwiriye. Ni ibi ngibi bavuga. Umuyobozi amenye ko abo bana batawe na nyina, amenye yuko abo bana harimo n'umwana muto cyane n'abandi bakiri no kwiga. Ese ubundi uwo mwana muto we bamusigaye? First of all, banza ukemura icyo kibazo. Nimba nyina wamaje kumenya, nk'uko muri kubivuga ngo nyina ngo ntafite ikibazo cyo mu mutwe, ngo nta burwayi bwo mu mutwe afite, bafite uburenganzira bwo kugurisha imitungo ye. Yes, munamukurikirane agire n'ubwo burenganzira bwo kurera abo bana kuko niwe wababyaye. Ntubanje gukemura iby'ibanze bigomba. Aba bana mwagombaga kubanza kubafasha, mugashaka uyu nyina mukamubaza ati ko wagurishije imitungo abana ukahita unabata, wumvaga ari nde uzakurerera? Wumvaga aba bana bazajya mbere ko usohora umwana mu gicuku cy'ijoro nka kuriya? Nibura musorane na nyina we yenda azashaka uko abigenza kuko ni umuntu mukuru. Ariko wifata umwana nk'imyaka 3 mumusore hanze, harimo umwana w'imyaka 3 bye birambyita w'imyaka 3 kora bari abakuru be nabo ntawo bafite kujya, ntabwo bafite ukuntu bagenda. Ni abana b'abanyeshuri bavuye ku ishuri badafite uko babigenza. Murangiza ngo dufite uburenganzira, ngo amategeko arakurikizwa. Yahe mategeko? Ikindi numvisha kirimo n'uburiganya buteye ubwoba. Urubanza rwa miliyoni 5 rwagiye mu bunzi rute, ko ibi nabyo umuntu ashobora gutekereza ko mwashakaga kubindikiranya bano bana. Kuko nimba abunzi badafite ubushobozi bwo kuburana urubanza rurenze miliyoni 3, urwa miliyoni 5 rwagiye mu bunzi gute? Kuki tutagiye mu nkiko? Uyu nyiri kuburana uyu mutungo yenda yaguze nabwo nubwo mbikemanga, uko bigaragara koko ko uyu muntu ashobora kuba ari bya bintu bya banke Lambert, ahubwo arimo atanguranwa asiganwa nabyo kugira ngo ukazi ko yakoze ubucuruzi butemewe, kugira ngo arebe yuko yakura amaye cyangwa se yakura mibye. Aba bana ngewe ku bwanjye nkuko bari gusaba ngo babakorere ubuvugizi, leta niyinjire muri ibi bintu, inzego zisumbuye nizinjire muri ibi bintu, bakora iperereza. First of all, habanze hamenyekane nimba koko iyi nzu y'aba bana basohowemo yaragurishijwe koko na nyina, cyangwa ari ibi bintu bya banke Lambert byo kubabindikiranya. Kuko ubucuruzi bwa banke Lambert ntibwemewe pe. Kandi none ugasanga arimo arishyuza menshi kurusha ayo yahaye uwo mubyeyi we, kuko biravugwa yuko ngo yamuhaye miliyoni 2.5, hanyuma mu mpapuro ngo banditsemo miliyoni 5. Uribaza? Iyi ni nayo mpamvu leta yaciye banke Lambert, kuko ni ubujura. Iyi ntabwo ari ubucuruzi, ahubwo ni ubujura, ni ukuriganya, ni uburiganya, no kuriganya ibintu by'umuntu. Umuntu aguhaye 100 n'urugero ngo ejo mu gitondo urabinsubiza ari 200, urumva atari ubujura, atari uburiganya? Ubundi ni ukurambe banke Lambert zikora, kandi utayamusubiza pe agahita afatira ibyo wamuhaye. Ibi rero impamvu leta yabiciye nuko yabonaga bizazamo amakimbirane abantu bakanamarana. Ntabwo wamfatira inzu ya miliyoni 100 n'urugero ngo nuko ngo wantije miliyoni 5, ngo hanyuma ngo kubera ko za nyungu zikubye kuruta nayo wampaye ngo zagiye ngo zikita bihuriramo. Ibi bintu leta n'inzego zishinzwe iperereza zibyinjiremo, ziperereze zirebe koko nimba uyu mutungo waragurishijwe cyangwa nimba waragiye mu buriganya bw'izi banke Lambert. Icyo ni kimwe. Icya kabiri,
bakurikirana uyu mubyeyi ufata imitungo akayikeregeta akayihereta, yarangiza agasiga abana. None se bariya bana yumvaga ari nde uzabamurerera? Bariya bana yumvaga harimo n'uriya w'imyaka 3 afashe abo yabyaye mbere. Aha nabera umubyeyi gito, wa mubyeyi naho urinda kugaye koko uri umubyeyi gito pe. Ese basi ureka bari abakuru bakakomeza kwirwanaho ukajyana rwa ruhinja, ugize umuruhu ubatanyo kubata no kubata ntaho basize, urangije unageretseho no kubasigira undi muruhu wo kubasigira uruhinja, uzi neza ko ari abana bakishakisha bakiri mu mashuri. Umubyeyi wumva utekereza ibi nabyo leta yakabaye byinjiramo. Ubu buyobozi, izi nzego ziri kuza gusohora aba bana mu nzu zakabaye zera kuri iki kibazo cy'uyu mubyeyi wataye bano bana, harimo na rura ruhinja, akabatana rura ruhinja. Yumvaga bazabaho bate? Yumvaga bazishakisha bate? Yumvaga bizagenda biti? Nimba atari umurwayi wo mutwe gute umurwayi utiyenda nta kundi twabigenza, bakuru be bagomba kwita kuri uriya mwana kuko yenda nyina arwaye mu mutwe. Mwebwanyu mwabyivuge ko nyina ngo atari umurwayi wo mu mutwe ngo akwiriye kugurisha ibye. Ntacyo akwiriye kugurisha ibye, ariko se akwiye kubigurisha yarangiza akanabyara akajugunya abana ku gasozi gutyo? Kuki iki kibazo cyo mutagikurikiranye? Kuki iki kibazo cyo mutakinjiyemo? Uyu mubyeyi nawe ashakishwe, abazwa impamvu atabana kandi akabata ntaho abasize, amaje gutanga ibyo abana bakabaye baba barimo. Hano still ubuyobozi bwo muri hano hantu bano bana bari, mufite defete, mufite feira. Hari inshingano namwe mutabashije kuzuza, hari inshingano namwe mutakoze, kandi nk'ubuyobozi mwakabaye mukora. Aba bana ntabwo bakabaye basohoka hanze gutya muri ubu buryo, ntawe basanga, ntawe bafite bajya. Hari inzu nabonye berekanye ngo bashakiye bariya bana, ariko still urumva iriya nzu bayishatse kubera igitutu, igitutu cyo ko abana bahise bajya muri bahamagara itangazamakuru. Inzu ntikinze, kandi iyo nzu nabwo wambwira ngo iyo nzu bafite garanti ingana gute ko igihe bazayibamo? Kuko bariya abana bamwe ni abanyeshuri, abitwa ngo ni bakuru baracyari abanyeshuri, nta n'umwe ukora. Ese ubwo yaba ari inkodeshanyo, iyo nzu bazayibamo kangahe? Bazayishyura yo bakuye? Ese ubu buyobozi bwo iyo nzu bwayibashyuriye mu gihe kingana gute? Ese bayibaguriye byagenze gute? Iyo bavuze ngo ubuyobozi bwegera umuturage, baba bashatse kuvuga ko we muyobozi ugomba kwita ku muturage nyine. Nimba gusanza gutakira akubwira ati ngiki kibazo, musfashe nk'umuyobozi. Wowe wikoresha itegeko, urumva nawe ubwawe ubanza utanasobanukiwe, ngo nurangiza ufate rya tegeko use nkaho uri twistinga, ugire nkaho iryo tegeko bisa nkaho ryorosha n'amategeko yandi, ngo aba ari ryo ushyira imbere. Aba bana iki kibazo cyabo, inzego zindi reka tubasabe mukinjiremo kuko biragaragara ko iki kibazo kirimo uburiganya bwinshi. Wansobanura gute ukuntu banki Rambere ya miliyoni 2 itinduka miliyoni 5? Wansobanura gute ukuntu Rambere ikorerwa mu gihugu kitemewe ko ubwo bucuruzi bwa Rambere bukorwa? Ibyo by'ubwabyo ni amafuti, ni amakosa. Mwarangiza mukabisapotinga, biba yari Rambere mukaba mwarabisapotinze, byaba bitewe ikimwaro, ntabwo bikwiriye. Rero uyu mubyeyi kwanza niwe ukwiye guherwaho ukuntu yifata akagurisha imitungo umugabo we yamusigiye yitabye Imana mu mwaka wa 2020 azize ngo indwara ya covid. Apfa yari yarashakanye n'uyu mugore. Uyu mugore ngo arangije yasize babyaranye abana babiri, ari muri ya muhungu mukuru mwabonye, harimo n'uriya mukobwa. Hanyuma uyu mugore ahita ashaka undi mugabo, umugabo nako ngo yaramwinjiye, haje ngo undi mugabo w'umwinjira, babyarana akana gatoya k'imyaka 3. Hanyuma uyu mugabo w'umwinjira niwe washutse uyu mugore ngo bajye gufata amafaranga ngo ya Rambere, arabahuza, ngo abahuza n'uwo muntu gutanga Rambere, ari nawe ngo urimo wigarurira iyo mitungo y'abo bana, ayifatira ngo kubera ayo mafaranga wabyita ko ngo yayiguze.
waba waraguze waba utaraguze, ngewe nizera inzego ko iyo zicukumbuye zibasha kubona ukuri uko kuri. Ntabwo iyi kese dukwiye kumva ko ikwiye gupfundikirwa gutya, mubyinjiremo mumenye ukuri kw'ibi bintu. Nimba hari ahantu hagaragaye uburiganya bushingiye no kuri ruswa ariyo yose, uwayiriye ahanwe yihanukiriye, nk'uko igihugu cyacu kitemera ruswa. Hanyuma nimba hari n'ahantu habaye n'uburangare, naho aba bayobozi barangara kandi bakigira ko bari mu kazi cyane, bakoze cyane, nabo babihanirwe. Kuko uri umuyobozi wande se nimba utagomba guproteje umuturage ubereye umuyobozi, uracyari umuyobozi wande? Ngayo nguko rero, ndagushimiye cyane wakoze subscribe. Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora kandi aho ngaho ku mukara. Dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Kadure mu bigiye kurikira akagaruka. Bye.